ni ikibazo cyerekanye na divorce. Divorce zihari ubu nyine ku giti cyawe ubone ziterwa niki? Turimo gukora ikiganiro tukaza tuvuga uburyo umugabo n'umugore umwe yaravuze ngo ati ntubonye ko imbe bitambutse iciye hariya. Undi ati ziba ntuyibonye ko iciye hariya wowe. Yego. Ngenda kuya ngo yaciye hariya. Umugore ataho yahise yaciye hariya. Kandi imbeba n'umuravyo. None igitanga. Ishobora kwamica hariya hose kamihanyura. Intambara iraba urugo rurasenyuka umugabo akubise umugore. Rero impamvu yo gutandukana nayo. Ariko zigupfa imbeba. Gupfa imbeba. Imbeba ziri muri business yazo. Zinyeregeta. Cyane. Rwose ibi ngimbikuye ku ijambo uvuze ati ushaka isababo ku muntu arayibona. Tiyo yibura. Ushaka kuzabana n'umugore imyaka yawe yose cyangwa n'umugabo imyaka yawe yose. Wagombye kwiga ngo ese kuba umugabo niki, kuba umugore niki, kuba umupapa niki, kuba mama niki, bitaniye no kuba umusore n'umukobwa. Rero ayo masomo ni ngombwa cyane kuko niba ugiye mu karamata ugomba kuba uteguye neza. So amatorero rero menshi icyo kintu agifitemo nk'intego ikomeye. Ntitukigisha agakiza konyine, turavuga amatopike ajyanye n'ubuzima bwa buri munsi kuko abakristo bagombye kuba nanone bazana itandukaniro. Niba urugo rw'umukristo rudatandukanye n'urw'umupagani, seke umukristo ntaco bwahinduye ku buzima bw'umuntu wabugiye. Umugabo mwiza numeze gute? Umugore mwiza numeze gute? Biterwa n'ico bita ubwiza. N'ubwiza sero ijambo ry'Imana, n'ubwiza muri societe isanzwe. Umugabo mwiza nuzi gutandukanya kuba umusore no kuba umugabo. Niba tuko tuvuga amakopo. Kuko kuba umusore hari abantu b'abasore beza cyane ariko batari abagabo beza. Umusore mwiza arambara akaberwa agakora akikorera. Umugabo mwiza amenye ko biravuga ngo ntimukira abanyu ngo mwigenge. Niba ari umugabo agomba gutaha kare, ntagomba gutinda mu mikino ya Arsenal na Manchester. Agomba kumenya ko afite umugore akamwitaho, agomba kumenya uburenganzira bw'umugore akabwubahiriza. Papa Aboy iwacu ni murenge kandi niho twamye. Bana bimuhira ni muze dusigasira umuco w'iwacu kuko bwako buzira umuco burazimira bukazima. Nta mpamvu yitendwa interuro ni ya yindi yo kwa Ruteyi. Bantu mwese mudukurikiranye kuri kamera za Papa Eboy. Uyu mwanya ndumva birandenze kuba ndi kumwe n'umutumirwa tugiye gukorana ikiganiro nko kumubona. Ni Bishop, akaba Professor, akaba Doctor, akaba advisor w'imiryango. Mwese muramuzi, sinshaka kumuvugaho byinshi kuko araza kwivuga kandi n'ibyo akora byonyine biravuga. Ibikorwa bye biravuga kurenza nuko jewe none namuvuga. Rero Bishop, ko ndabona none izina nkwita. Turakwakiriye cyane kubana natwe hano kuri kamera za Papa Eboy. Ni ibintu bidasanzwe, ni iteka dutewe n'Imana. Kandi ndetse twebwe twenyine n'abazadukurikirana bose ndabizi neza yuko kino kintu kiri buze kuvamo igisubizo cy'imiryango myinshi. Ni karibu cyane. Starehe nanje ko ndabura izina nkwita. Nabonye ufite komedi ryoshe, uvuga neza, uganira utarama. Ubu nanjye mvuze izina nkwita ni wa mugani. Starehe kandi. Asante sana. Rero Bishop, ratwihanganira reka duhitemo iryo ngiryo. Dufite ibibazo bikomeye cyane mu miryango y'iki gihe, uhereye ku bakuru ukageza ku batoya. Ikibazo cya mbere dushaka kukubaza ni ikibazo cyerekanye na divorce. Divorce zihari ubu nyine ku giti cyawe ubone ziterwa niki? Urakoze. Mbere yuko mvuga ku kibazo cya divorce ndashaka kuvuga yuko ubundi imiryango igisa n'ibihe, igasa n'ahantu. Iyo umaze kumva iryo jambo umuryango usa n'ibihe urimo, ugasa n'ahantu uri. Iyo umuntu avuze gutyo araba atabyumva cyane,
ariko hari ibice by'ahantu runaka ijambo divorce ritaza rivugwa kuko ritabaho. Ushobora kugera mu miryango 1000 utaramenya n'umuntu n'umwe wigeze divorce. Hari aho twakuriye uko twabayeho kumva ngo umuntu yatandukanye n'umugabo kibibaho, ntabwo iyo terme ntiyigeze ibaho. Habaga kwahukana, umuntu akagenda wenda habaye akantu ko kutumvikana n'uwo bashakanye, bakamugarura bakazana iciru agasubira mu rugo. Ubwo kwahukana na divorce bihuye kubera ibihe naho abantu bari batuye. Ubu ngubu rero kubera ibihe turimo, kubera nyine naho abantu batuye, divorce imaze no kumenyerwa. Kumbwira ngo iterwa n'iki, ahubwo nari kwibaza ngo se n'iki itayitera, kubera yuko wenda reka mbanze mbivuge nk'umunyamategeko. Ubundi mu myaka yashize, mvuge nko mu Rwanda aho ntuye, amategeko yavugaga impamvu za divorce zari nk'esheshatu, iyi n'iyi 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 n'iyi, ku buryo iyo habaga hari nta nimwe yuzuye muri zo nta divorce yatangwaga. Ubu ngubu ntibisaba ko haba impamvu kugira ngo abantu ba divorce. Upfa kuvuga ngo umuntu sinkimwiyumvamo cyangwa sinkimushaka cyangwa ndagiye cyangwa naragiye, abacamanza bagakonsata yuko urugo rutagishobotse. So rero kumbaza ngo ese impamvu ni izihe, nashatse kuvuga yuko mu Kinyarwanda none baravuga ngo impamvu ingana ururo. Ushaka gutandukana n'umugabo wiwe hatari impamvu arayishaka. Ushaka gutandukana n'umugore wiwe hatari impamvu arayishaka. Kandi iyo atanze irumvikana. Baravuga mu Gifaransa ngo qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Ushaka kwica imbwa ye ngo avuga yuko yasaze. So ushaka kwirukana umugore avuga yuko yamushiraho amakosa runaka. Ushatse kwirukana umugabo uvuga yuko atakikwitaho. Haravuga yuko babataye kandi ari bo babirukanye. Hari impamvu ziza zo mu miryango, hari impamvu zo mu buzima busanzwe, hari violence conjugale abo bakubita cyangwa bahohoterana. Izo ni zimwe mu mpamvu, ariko uko nabivuze, ushaka kubaka nta cyatarenga kugira ngo yubake ego. Udashaka kubaka ntibisaba impamvu nini. Ibi bintu je biza bingora cyane, ibintu by'imiryango biza bintera ishavu cyane. Uvuze ikintu gikomeye, uravuze ngo n'udafite impamvu azashaka impamvu akayikreya ikabaho. Kuri Papa Boy dukunda kwigisha tukavuga ngo abantu twihanganirane. Nubundi ntushobora kubana n'umwana w'umuntu utagira ikosa. Uhereye kuri we uhabona umugenzi wawe ikosa, nawe ubwawe hari igihe ufite. Rero ahubwo reka habeho kwihanganirana, kandi urukundo Bibiliya zivuga ngo urukundo ngo rurihangana. Ngo kandi ntirwishimira ikibi kuri mugenzi wawe. Cyane rwose. Ndaguheza urugero rumaze iminsi abantu benshi bazakunda gukomanta. Naje nkunda gutegera ayandi macano menshi kugira ngo naje ngende nkura nk'ibindi bitekerezo. Ugasanga umugore nimba asohotse, umugabo akamayirukangira kuri telefone y'umugore wiwe kugira ngo arebe ko yomufonaho ko hari umuntu wamwandikiye ka message, wenda ni umukorege we biganye ku ishuri, barabanye wenda muri quartier, barabanye muri korari, ariko gusa nasanga wenda nk'ijambo chérie. Chérie ubundi ni terme y'umuntu wese ukunda isanzwe rwose. Ico cyama kiba impamvu ngo uyu ninde ukwita chérie. Oya noneho buriya siza abantu ko banabizi, cyambere chérie ni ijambo ari cyo twita mu gushekerera. Hari abantu uko bateye, umuntu wese ni data, inshuti, ni chérie, ni mukunzi. Jewe gaho nimba ruko nguko je nako bamaze gutandukana n'abatanu. Sinzi kuvuga umuntu mwizina. Icyo ni ikintu kimwe mu Kinyarwanda babyita kubyinirira. So hari no message izi telefone dutunze, ushobora kohereza umuntu message ikayobera ku wundi neza cyane. Urumva rero isifi yuko uyibona ayita uko ashaka. Kandi uzi kuvuga ngo mutandukanyijwe na message ya text cyangwa ya WhatsApp. Hari abantu bihanganiye abagore
babyaye bari mu rushako bakabyara hanze bihanganiye Inkoni. abagabo babyaye abana bo hanze bakazana abana babyaye bakabarera bakubitwaga urabizi cyane. ariko bikagera ahantu bihinduka simvuze ko ari byiza ibyo bihanganiye ariko nk'uko wabivuze ushaka kubaka arihangana urukundo nyine rurihangana so ugiye ushaka ko ubona amakosa kuri mugenzi wawe biroroshe kuyabona rwose tiwoyabura. Ejo bundi kwa turimo gukora ikiganiro tukaza tuvuga buryo umugabo n'umugore umwe yaravuze ngo ati ntubonye ko imbere bitambutse iciye hariya undi ati ziba ntuyibonye ko iciye hariya wowe yego ngenda guya ngo yaciye hariya umugore ataho yahise yaciye hariya kandi imbeba ni umuravyo none ni igitanga ishobora kwamica hariya hose kamihanyo intambara iraba urugo rurasenyuka umugabo akubise umugore rero impamvu yo gutandukana nayo ariko zigupfa imbeba imbeba ziri muri bizinesi yazo zinyeregeta cyane rwose ibi ngibi mbikuye ku ijambo uvuze ati ushaka isababo ku muntu ntiyoyibura ushaka impamvu yo gutuma ubona ikosa kuri mugenzi wawe tushobora kuribura. Rero ahangaha rero hari ikindi kintu dushaka kubaza ese muri iki gihe kuri Papaye Boy ndeka kuvuga iby'abandi twigisha abagabo n'abagore gufatikanya mu rugo. Hari ibintu byinshi cyane cyane nk'ubwoko bwacu bw'abanyafurika, abarundi, abanyarwanda, abanyamurenge, abanyamasisi, abahangaza, biriya bihugu bya East Africa usanga akazi kose ko mu rugo kaba kenshi kaba gake ni umugore, kandi atari kuvuga ngo umugabo ari busy. Oya, umugabo ntari uri busy gaho biba byumvikana. Yego rwose. Umugabo ntari busy ari kuri remote. Yego. Umugore yagiye ku kazi. Reba no muri ibi bihugu none nti tukaba tuvuga iri iwacu. Yego rwose. No muri ibi bihugu tuvuga. Umugore yagiye ku kazi, yagiye gukorera urugo. Umugabo yagiye ku kazi wenda arakora shift ya nijoro. Umugore yakoze ya mu gitondo. Nubwo ngo umugore nagaruka asanga n'umugabo yiriwe mu rugo ntiyatetse tiyakoropse n'amasahani baririho nijoro aracari kuri sink. Habe n'abana babyutse no kubohagira ntarabuhagira. Utubwira nk'abantu bari muri ibi bihugu by'abazungu, ubwo ndavuga hano muri Australia, hano turi muri Amerika, muri Canada no mu bihugu by'Uburayi, muri Europe. Eske urumva ko ico kintu abagabo bakora kiri fair? Ico kintu ni ukuri bakunda abadamu babo by'ukuri? Naringiye ahubwo kwibaza nicyo gitangaje muri ibi bihugu buri aba bagore n'abagabo. Kubera yuko imirimo mbona abaza baje gutera Papaye Boy amabuye muze noneho kwiyumvira muri ibi bihugu zanyu. Imirimo y'abagabo yose uko yakabaye kugeza ku gutwara amakamyo mu mihanda n'abagore barayatwara cyane. Hanyuma imirimo yose y'abagore kugeza nyine ku gukora amasuku, ku guteka, ku gukora mu maresitora, kwandurura amasahani n'abagabo barayatwara. Ni gute ukwandura amasahani yo muri McDonald's ariko yiwawe mu wawe yariri y'abana bawe? Ni gute wajya muri Quick muri resitora ugakora isuku, wagera mu nzu yawe ugategereza yuko umugore uzaza kubikora kandi avuye mu kazi? Nekereza yuko nk'uko nabivuze division du travail cyangwa uburyo imirimo igabanywa biterwa nanone n'ibihe, bigaterwa n'aho abantu batuye. Ahangaha mutuye nimugira abakozi bo mu rugo, nimugira abanyogosenge baba hariya n'abandi bakuriye bashobora kwita ku bana badafite akandi kazi. Umuntu wese uba muri iki gihugu arakora, agomba kwitabwaho cyangwa kwita ku bandi. Urumva rero niba afite akazi, umugore niba afite akazi agafite nk'uko umugabo agafite, iyo mugeze mu rugo mwagombye kuba muri aba partners mufatanya. Ni partnership. Partnership ni uguhuza ubumenyi n'ubushobozi mugakora imirimo mwese. No kuvuga ngo hano abagabo bagombye gucebura bagakora kandi bagakora nk'abatuye hano, ndetse bakaba banatoza n'abana babo. Kuko ufashe remote ukajya kuri televiziyo sinzi ubu rero ubutoza abana bawe, kandi abana bawe na wa muco wenda mwavuyemo ntibazabona ahantu abakozi bakora mu rugo, ntibazabona ahantu abagabo bakora imirimo itandukanye n'iy'abagore. So urasa nkaho utarimo batoza muri ubwo buryo. Niyo mpamvu mvuga ngo bitewe n'aho abantu bari n'ibihe barimo,
gufatanya imirimo ni ingenzi ariko n'abari muri Afurika mvuge aho ntuye i Kigali gusa i Kigali n'abagore ubanza batajya bajya mu gikoni cyane ni mu gushaka kubabwira ngo nabo bajye mu gikoni uya bafite abakozi kandi mu kubabwira ngo bakore cyane nabo bajye mu bikoni so hari igihe rero umugabo w'i Kigali yo ujya mu gikoni n'umugore akakwirukana atereka uje gukora iki hano ariko rwose gufatanya imirimo ni ngombwa kandi ni umuco mwiza tugomba kumenya ubwacu tugatoza n'abana bacu kuko byabihe ntabwo ari byo byibingibi turimo rwose. Thank you so much. Hanyuma ikindi kandi nshaka kubaza mu byerekanye n'ibi bihugu ariko kandi no mu bihugu by'iwacu birahari ku bantu bafite imirimo ku mugabo n'umugore ugasanga umugabo aja gukora ikintu cyerekanye n'amafaranga account yiwe ntiri kumwe n'iy'umugore wiwe umugabo arakoresha amafaranga uko ashaka umugore nagira ngo arakora ku ifaranga umugabo ati izo faranga zakoze iki aje ku musambo nk'uri mu rukiko ariko umugabo arakoresha amafaranga uko ashaka ariko umugore ni ukuza agapfukama avuga ngo nkeneye ihuzu nkeneye kirato nkeneye isaha ariko umugabo aragendiriye yamazana ibintu by'ibihumbi 2 nta makuru nta information ku umugore abone gusa ibintu birinjiye noneho kuri ico ngico ugasanga abagore benshi barahembwa amafaranga akaja ku account y'abagabo bafite ama account abiri account y'umugabo nizi je amafaranga umugore akazoza kena kandi azakora ngira ngo kiroroshe ndakivugaho amagambo abiri cyambere birantangaza kumva umugabo watanze umutima niba bakitanga kuko ubanza benshi batagitanga imitima basigaye batanga amagambo ariko niba warakunze umuntu ukamuha umutima kutawukurikiza amafaranga kugira ibintu kinga umugore wawe cyangwa n'umugore wakunze umutima kugira ibyo kinga umugabo babivuga yuko nta rukundo uretse ko no muri iki gihe maze iminsi bibwira abantu bakeya nibo bavuga ngo ndagukunda jeteme isigaye mu kanwa k'abantu bake no mu mitima ubu ni jememe ndikunda no kwikundira mu bandi niyo verbe bakonjiga none bivuga ngo habagomba kuba guhindura amatwara n'imyumvire abantu bakunze bagakunda kandi uwo wakunze n'amafaranga arakurikiraho umutima w'umuntu uri none ubutunzi bujya ku rundi ruhande biratangaje kandi biteye isoni kubwira umugore wakoreye amafaranga ngo ntashobora gukora depanse umugabo atamwotoreje nayo mpamvu bari mu kubahamagara polisi nayo mpamvu biri mu kujya mu nkiko akamubwira nti mumuhurire hano cyane cyane ko muri ibihugu nk'uko mubizi abagabo banza batagira agaciro kanini haza abana akaza abagore akaza amatungo amoka akaza kuzamo abagabo urumva rero niba amafaranga anyura kuri konti y'umugabo ukazagera ahantu ubwira umugore yuko adakora depanse ariko wowe uzajya uzikora nk'uko ushaka nta muntu waba muri iyo frustration umushyize ku nguni ntazahatinda byanze bikunze agomba kuhikura niyo ahandi ahamagara polisi cyangwa ugasanga abantu nanone bicaniye ku mafaranga babanye muri Afurika mu bukene basangira ubusa bageze muri Amerika cyangwa muri Australia cyangwa muri Canada amafaranga yabonetse ariko ku bana bikanga so nashatse kuvuga ngo umugabo n'umugore babana as equal partners niko bibiri ivuga niko amategeko avuga nimvuga equal partners ni shareholders banganya 50% 50% bagomba gucunga umutungo muri iyo myumvire nta mugabo ugomba kuba afite droit exclusive ngo akoresha amafaranga uko ashaka undi atabigiraho ijambo ariko nta mugore nanone ugomba guhezwa cyangwa ngo usange nanone abagore mfite n'ikibazo kiriho bari mu kukubwira ngo amafaranga y'abagore ngo nayabo yo gukora ngo ay'umugabo arayakora gahunda zose urumva rero babagore nabo basa nkaho barengeje iyo abantu bumvikanye iyo abantu babana iyo abantu bahuye kandi bahuye bafite kubaka bahuza n'umutungo iyo mwahuje umutungo mwumvikanaho uko mucunga umutungo uko muwukoresha ndumva aricyo tubwira abantu nacyo birivuga urabona kubera ko dukora ku bintu byerekanye n'umuryango ntange urugero rumwe ku muntu uri mu Rwanda bazaduhamagara yego rwose umugabo wiwe
arakora sinshaka kubivuga kugira ngo batazamenya baribo arakora umugore we ntakora n'abakiri bafite ibintu byinshi umugore no kubona umwenda wo kwambara nugushaka uburyo ubona nugushaka uburyo ubona akabeshwaho n'amafaranga y'umugabo amuheza kuja ku ishopu agashaka uburyo yokuramo nk'igihumbi none ku wundi munsi azokureho 500 nagira imana bikurikiranye n'ibyo ari bugure n'abakire n'ibintu byabo bafite ndabizi kandi sina nimbizi nuko bazaduhamagara kubera none umuntu akababara akavuga atereka mbwira umuntu ni byinshi titwo birangiza ubunyine reka nkubwire basi nubwo ntacyo ukora ariko umutima wanje uruhuke mu magambo make urimo uravuga impamvu abantu bari mu kugera inahangaha bagatandukana ni ukuvuga ngo batandukanye kera umutungo watandukanye kera umugore abayeho nk'umukozi wo mu rugo cyane umugore nta burenganzira agira na gatoya aratunzwe n'umugabo yagera ahantu nawe ashobora kwitunga cyangwa kwirwanaho akabaho akabwira umugabo n'ubundi nitwara akameraga nk'uvuye muri prison ariko mu by'ukuri mu rukundo no mu mubano nyawo umugabo n'umugore bagomba gusangira umutungo kandi bakawugiraho uburenganzira bungana niba barashatse bari muri communauté de cyangwa ivangamutungo rusange niba barashakanye ari ivanguramutungo umuntu afatanye n'iby'amategeko amwemerera ariko abenshi usanga baravanze umutungo rusange ariko wa mutungo bavanze umwe awugiraho ijambo risesuye undi atawugiraho uburenganzira none yagera ahantu yagira uburenganzira yabona uburyo yakwitunga agasa nkaho noneho anaripisha kisasi mu giswahili akamwishura nicyo kibazo gihari urakoze cyane abantu barimo kudukurikirana ngira ngo murimo kugenda mwumva amapointi akomeye ateza ibibazo mu muryango hanyuma ikindi kibazo bishop abashumba ari namwe mu bakuriye baba bishop hari ikibazo dufite cyane cyane mu bayanga kapo donc mu bantu bakiri urubyiruko bagishaka vuba urabona bashingira abantu gashingira umuntu ariko utarigeze umufatira igihe kirekire gihwanye n'urugo agiye kuzubaka cyo kubigisha before mbere yuko bazoja no muri fiançailles noneho umuntu akajara akavuga ngo tuzobana karamata ngo ntakizaho ntandukanye nawe ngo keretse ngo urupfu ngo cyangwa kugura kwa Yesu Kristo hashira umwaka umwe imyaka 2 ukumva ngo babantu batandukanye iki ngo umugore ngo yamubwiye ngo ntiyate ngo se kubereka agenda kwa ngo gasanga tatese yumva noneho twebwe icyifuzo cyacu niki abashumba mwokora kugira ngo habeho amatsinda habeho za semina nyinshi z'urubyiruko rutari rwashaka mubigisha kuri parenting mubigisha ku muryango apana kuvuga ngo abafite ngo abafiance cyagenge ngo bagiye gukora amakwe ngo kubigisha niki mwodufasha mukaza mwigisha urubyiruko guhera ku gihembwe cya mbere igihembwe cya kabiri akabaho semina zabo igihembwe cya gatatu byerekeranye nimushake wenda guhera ku myaka 20 wenda y'abasore abakobwa guhera ku myaka 18 kuko iwo zashakwa vuba mbere y'abahungu guhera ku myaka 18 bo bakaza baza muri ayo mahugurwa mukabigisha mukabagira challenges iba mu muryango umuntu akazoza gushaka azi umuryango icari cyo atari yanashaka aho kugira ngo bazoza babigisha ku cyumweru cya kabiri icya gatatu icya kane buca bari bukore mariage ngo ko barabigisha ngo parenting ko barabigisha ngo kubaka urugo niki cyo ikibazo ni cyiza cyane ubundi ingo zirasa naho abazishinze bigira mbanze ariho mpera ubundi abantu bajya mu ngo benshi bafite abandi barimo babigisha barimo barigira kuri screens za Hollywood kandi ingo zo muri Hollywood nk'uko bizi z'ama movies ni kurya babana no umenya ko babanye mu masegonda baba batandukanye bivuga ngo nibo barimo babo ku ruhande rumwe ku rundi ruhande na channels yuzuye urabizi yuko buri zina rifite channel ihuye nayo zimwe n'iz'abagore baza kuvuga ukuntu utagomba gutindana n'umugabo izavuga ukuntu umugabo ari umwana wundi mu Rwanda noneho dufite n'abantu
baza muri bride shower ugasanga twayivuzeho cyane nugera ahantu bikagorana ngo uzasubire iwanyu nta mpamvu yo kwizirikira ku mugabo urumva abo nibo barimu niba ari bo barimu nyine ingo zirasa nyine n'ayo masomo bahawe ariko ku rundi ruhande amatorero menshi harimo n'iryacu amaze kumenya yuko bidahagije gutegura abageni mu byumweru bikeya bagiye gutegura ubukwe kubimenya rero ndakubwira ibyo dukora ariko n'abandi barabikora icya mbere dukora inyigisho ziri systematique zijyanye n'ibyiciro bitandukanye ibyiciro nyine by'abantu batangiye gutekereza gushaka hari inyigisho z'urubyiruko hari igihe dufata amateme nyine twigisha ku mubano icyo ni ikintu cya mbere icya kabiri warakibonye twandika ibitabo hanjye maze kwandika ibitabo 2 ku mubano cyangwa ku rushako kuri mariage ariko hari n'ibindi n'abandi babyandika ku rundi ruhande tugira n'imbuga noneho n'ama webinars ni uburyo dufungura ibiganiro tukavuga ko tuzavuga kuri communication mu rushako tuza icyumweru cy'umuryango tugira nyine seminars zigenda zitakoringa ibibazo bihari ibibazo bya finance imicungire y'umutungo ibibazo by'umubano n'abo mu muryango byo bita in-laws tuvuga ibibazo bya communication mu rushako tuvuga ikibazo cyo kwizerana tuvuga ibyo bibazo byose tugenda dukora ama webinars yabyo ushaka kumva ubu hari uburyo bwinshi bwo kwiga hari n'ama channels ya televiziyo nk'aya yanyu nyine afata nyine ibiganiro byihariye ku miryango agatumira abakozi b'Imana tukabitanga ibiganiro haratanga n'ubuhamya so buriya buryo bwiza rero bwo kwiga ushaka kwiga ariga udashaka kwiga rero namubwira iki ubundi umuhanda ni mugari kuba ashaka kwiga ariko nanone inzira y'ubusa mu kuba ashaka gukora urushako batarwize hari uwavuze amagambo nkunda Miles Morrow ni umwigisha mwiza yitabye Imana mu myaka yashize yaravuze ngo nta muntu ushobora gufata imodoka mu gitondo ngo aje mu muhanda kugira ngo uje mu muhanda gutwara imodoka barabanza bakakwigisha ugakora ikizamini provisoire bakamenya ko teori yo gutwara imodoka uyizi wava muri teori bakagushira ahantu wiga pratique bakabona kuguheza permis definitif bamwe urabizi yuko niyo utwaye nabi n'amanota bagenda bayakora bakayibamba hani wacu wazamako akanimodoka aravuga nti rero nta muntu uzubana n'imodoka imyaka ye yose niba ugiye kuba mu rushako uzabana n'umugore imyaka yawe yose cyangwa n'umugabo imyaka yawe yose wagombye kwiga ngo ese kuba umugabo niki kuba umugore niki kuba umupapa niki kuba mama niki bitaniye no kuba umusore n'umukobwa rero ayo masomo ni ngombwa cyane kuko niba ugiye mu karamata ugomba kuba uteguye neza so amatorero rero menshi icyo kintu agifitemo nk'intego ikomeye ntitukigisha agakiza konyine turavuga amatopike ajyanye n'ubuzima bwa buri munsi kuko abakristo bagombye kuba nanone bazana itandukaniro niba urugo rw'umukristo rudatandukanye n'urw'umupagani seke ubukristo ntacyo bwahinduye ku buzima bw'umuntu wabugiye thank you hanyuma reka nkubaze ibindi bibazo bibiri turangize kugira ngo ntitukwicira gahunda ikibazo cya mbere ese abantu bagomba kuba ba marene na pare n'abantu bameze gute marene na pare nyambibwira wagira ngo ujya wumva amasomo njya mpeza abantu hari igihe ubaza ngo ese pare wawe ninde marene ninde wanamuhisemo kuva umukobwa arakubwiye ngo hari umuhungu bamurangiye baresha ngo bangana ngo basa nuvuga ngo profile ni ukureba umuntu uresha n'undi ni ukureba umuntu bagiye kungana ni nk'aho bagiye mu karasisi ni akarasisi simbizi niba ari akarasisi k'abanyeshuri ba uniforme baresha begeranye urumva niko byagagombye kumera ariko niba marene na pare ni inshuti y'akadasohoka icya mbere icya kabiri ni inshuti igira iki kurusha icya gatatu ni inshuti ifite imyitwarire runaka so kuri njyewe inshuti y'akadasohoka ni ukuvuga ngo numubwira n'amabanga ntazakuvamo icya kabiri afite icyo akurusha yagombye kuba nibura afite experience mu rushako icya gatatu yagombye kuba afite imyitwarire ntangarugero ku buryo mugira n'ikibazo mukabahamagara bakabaganiriza de preference baye na couple biba byiza cyane kubera yuko ari couple n'abandi nyine baraganira ugasanga
babahohotseho kandi babisanzuyeho kandi barabafashije kandi mugatangira inama nguwo hamwe marene nguwo pare si umuntu muresha si umuntu mwiganye ku kigo oya ibyo ntibihagije. Thank you. Hanyuma ikindi kibazo cya nyuma kuri Papaye Boy twakuyeho brad shower. Mwayikuyeho? Twayikuyeho. Mwaye carte y'umutuku? Twayihaye carte y'umutuku gutya brad shower na baby shower. Brad shower na baby shower utigute hanyuma uze kubiduhezaho umuco. Brad shower twavuze yuko irimo amakosa menshi. Ego. Icyambere umukobwa ari mu kuja gushakwa akaza kugirwa inama n'abandi bakobwa kandi agiye guhindura identite agiye kuba umugore akagirwa abakobwa bakaza kumuheza amagifti ngo nuko nguradusize ngo bayi nuko bakarya bakanywa bagaspendinga amafaranga asabaho. Twebwe turavuga ngo abagomba kuza muri brad shower hagomba kuzamwo couple couples hakaza umugabo n'umugore cyangwa se hakaza undi mukobwa n'umuhungu bazi yuko ari abafiyanse baze kwiga kandi bazi bafite n'amakaramu n'amakaye. Icya gatatu haze abakobwa bumva bakeneye kumenya iby'urugo nubwo baba badafite abafiyanse baze badafite no kuvuga n'ijambo na rimwe keretse baze bafite kubaza ibibazo ariko kuza ngo baje gutanga inama z'ibyo batari bageramwo tukabona ari uguspendinga amafaranga no gutakaza time. Ni muri urwo rwego twavuze ariko turavuga ngo brad shower hazoza haza amakapo umupapa n'umumama baze kwigisha wa mukobwa kandi haza abantu batandukanye. Muri baby shower rero kugira ngo byose uze kubisubiza rimwe baby shower twaravuga ngo ntigomba kubaho hagomba kubaho welcome baby home. Utikubera iki nta muntu ushobora gukora fete yuko yabonye diplome nta yarabona kurakora fete y'umwana nta umwana ataravuka. Iyo uretse umwana akavuka abantu baza mu ifete bakazoza kumwakira guhemba umuvyeyi kuzana igikoma kuzana amahuzu y'umwana no guhemba nyina hanyuma bakazoza bazanye n'izo mpano bakaza yewe cyangwa bakayitegura n'umunsi nyina we kuva mu bitaro ariko umuntu afite umwana amukikiye n'abandi bakaza kumusura bakanamukikira ko barakora fete bagaspendinga amafaranga atabaho kuri baby shower nta mwana uri aho ngaho. Bamwe bakagenda ku bitaro abana bagafa barimo kuvuka kandi barakoze baby shower abandi ugasanga ko barakora ibintu bitabaho. None ku bwawe wewe doctor jewe urabivuga hiki ibyo bintu ko ari bibi tubone kurangiza ikintu gitangaje ni nko kubaza umuntu nka imaze imyaka 23 mu rushako nko kumbaza ngo ese gutera ivura bivuga hiki icyo twarakigwanyije cyane ni imico yo mu gihe cyacu naho abantu batuye kugera kubwiye ibihe naho abantu batuye twe tutamenye cyane ariko bitambuza yuko ntanga opinion. Brad shower biterwa n'ico abantu bagiye kuyita. Niba brad shower ari igihe cyo gutanga inama ndetse inyemera kubera yuko inama yo muri rusange y'abantu abakobwa 50 n'abagore 50 n'abandi bafite amasaha abiri tuto plus 3 buri muntu wese agomba kuvuga sinzi niba hari nico wa mugeni yumva kuko haba ari mu rusaku rwinshi rw'amafoto menshi rw'indabo rwo gutanga amakado. Niba ari ugusezera ku mugeni bakaba ari cyo bita hari bitanga no gusora gahumbwa ngira ngo muri langage yaho nabaye niba ari ugusezera ku mugeni bride shower rwose ndayemeye ariko niba ari ukugira inama umugeni nemera 1 to 1 buri muntu aze akugira inama ureba experience yabonye mu rugo hari umuntu wo kugira inama n'utaye kugira hari naho bakugira inama naho bataye kugirira kuko hari n'amafuite ushobora gusanga amakuru yavugiwe hariya ageze hanze bitari ngombwa. Numva rero niba ari ugusezera ku mugeni baze kumusezeraho bakora ibirori byo gusezera mbere yuko akora ubukwe buca akora ubukwe birumvikana. Ku rundi ruhande icyo wise baby shower ngira ngo kwakira umwana ubundi ajya yakirwa yavutse nanone hari ibyo bitaga kwita izina hari wabyita buri ibintu bitari mu mico yacu no kumenya ngo se byaje gute hanyuma ingaruka bifite nizihe. Wa mugani waruvuze umuntu
bakorera baby shower atwite yandi itavutse urumva arababara agahinda cyane kubabara gusa ni ugusigarana amafoto y'ikintu kitazamuva mu mutima kandi mu by'ukuri ari gutegereza umwana akavuka iyo umuntu yavutse gaba yavutse atanakomeje kubaho baba bakoreye ibirori uwavutse uhari. So niba ari uburyo bwo gufasha umuntu kwitegura umwana nibye kuba fomo na public umwohereza amafaranga umugurira imyenda umenye ko azabyara umuhungu ubu ngubu ecography zifite precision nakwita maximal niba uzi ko ari umuhungu umwohereza amafaranga umugura imyenda y'abahungu niba uzi ko ari umukobwa umugurire ya berso n'ibindi cyangwa za puseta aho bapusa ibyo ngibyo bifite agaciro kabyo ariko bibaye nyine biriya kuriya babikorana twebwe turabireba abantu bakuze njya mbona akenshi ugasanga umukobwa asa nkaho igice kinini yambaye aratwite cyangwa yambaye umwenda umufashe afite inda y'amezi 8 afashe umwenda umeze umufashe karakora amaselfie kuri wa mwenda yifotoreza kuri yanda n'umugabo akayipostinga n'abandi bakayipostinga. Ni imico twe tutamenyereye biradusize ni imico y'abantu batoya wenda nituyivugaho ntibayumva nk'uko tubyumva ariko numva umugore utwite hari uburyo yisonera hari uburyo agomba kwambara hari ibitagombye kujya muri public umwana ataravuka gufotora umwana yavutse n'umubyeyi bifite agaciro kabyo ariko gufotora inda ukayipostinga ugasanga inda y'umukobwa kiragenda idefira ahantu hose biratangaje agaciro kabyo. Hanyuma hari ikindi niki nibyo ngibyo ariko tubwire umugabo mwiza numeze gute umugore mwiza numeze gute biterwa n'icyo bita ubwiza n'ubwiza sero ijambo ry'Imana n'ubwiza muri societe isanzwe. Umugabo mwiza nuzi gutandukanya kuba umusore no kuba umugabo niba tuko tuvuga amakopo kuko kuba umusore hari abantu b'abasore beza cyane ariko batari abagabo beza. Umusore mwiza arambara akaberwa agakora akikorera. Umugabo mwiza amenye ko biravuga ngo ntimukire abanyu ngo mwigenge. Niba ari umugabo agomba gutaha kare ntagomba gutinda mu mikino ya Arsenal na Manchester agomba kumenya ko afite umugore akamwitaho agomba kumenya uburenganzira bw'umugore akabwubahiriza agomba kumenya ko yitegura abana atarababyara akabateganyiriza agomba kumenya gukunda agomba gukubaha agomba kumenya ukuvuga bijyana duties and responsibilities bitanga inshingano. So umusore ni umuhungu w'iwabo umugabo n'umugabo wundi nise wundi urumva icyo bivuga ni muri ubwo buryo ariko noneho abaye yaramenye Kristo uwo nguwo kabisa bari amata yabyaye. Reka wenda kubaze tukiraho ku mugabo tutaraje ku mugore. Hari umugabo usanga ahavuga ngo imodoka yanje imodoka yanje iki canje n'umugabo iki ngiki canje intebe zanje televiziyo yanje akabati kanje saramanje yanje donc iwe aracyameze nk'aburyo yarameze akiri musibati umuhungu wa nyina aracyari umuhungu wabo tarabo umugabo rwose nashatse kuvuga none umuhungu umugabo nyine bijyana na responsibility. Iyo umuntu yabaye umugabo atekereza nk'abagabo afite umuryango afite umugore ntiyongera kugira ibyiwe bwite azabo. So urumva rero kuri iyo aspect ngo imodoka yacu televiziyo yacu izu yacu imitekerereze y'umuhungu n'iy'umugabo biratandukanye. Yego rwose. Okay, umugore mwiza numeze gute? Icyambere ni uwamenye Yesu. Amen. Ni uwubaha. Amen. Bagore mugandukira abagabo banyu. Icya gatatu ni uwubaka urugo. Buriya urugo ni ikintu gikomeye cyane. Iyo umuntu yemeye kuba umugore ntiyongera kubaho nk'umukobwa. Iyo amenye nyine inshingano buriya ari wavuze iyo afite n'abana noneho hari umugani w'Abashinwa ndavuga mu rurimi rwacu uravuga ngo iyi nkoko ifite imishwi cyangwa imiturage cyangwa ntiyongera gutarabuka. So hari igihe rero usanga umugore agitarabuka umugore akibura mu rugo umugore atamenye ko afite abana umugore atamenye ko afite n'umugabo afite akarenge rwose akarenge kagiye imbere cyane rwose agomba kuba ibyo bintu bihindutse. It's a mindset shift
yeah. Thank you. Thank you too. Hanyuma nakubaje ibibazo byinshi, hanyuma niki nawe ufite kuri uyu mwanya wovuga ku miryango ikiri ku mutima wawe kugira ngo dusezerane? Ijambo amagambo abiri. Cya mbere, imiryango niyo gusengerwa cyane, kuko biravuga ngo atari Uwiteka wubaka abubaka barushwa n'ubusa. Icya kabiri, irasaba gukora cyane, kuko ntibihagije gusenga cyane. Kuba umugabo ni ikintu gikomeye, kirakorerwa, gitanga inshingano. Kuba umugore harimo sacrifice zabyo. Kuba umupapa noneho hazemo abana, harimo kubateganyiriza no kubitaho. Kuba umumama, murumva uko bimeze. Imiryango rero, kuko imiryango myinshi iri mu umuriro, birasaba yuko dushyiramo amasengesho n'imbaraga kugira ngo tuzimye, tugire ingo nziza, ikinyejana turimo kibe cyiza, n'ikizadukurikira kibe cyiza, tugitegure neza. Imana ibahe umugisha. Niki wovuga, wavuze yuko uzukurikirana Papa Boy TV? Ego. Niki wovuga paraporo n'ibyo umaze kubona kuri Papa Boy? Bikomeze, bireke, twarasaze, ubwenge bwarashize. Papa Boy mumenye muri iki cyumweru gishize. Ndasa nk'uwabonye ibiganiro nka bitatu, harimo uburyo wamamaje kiriya giterane, ariko naje kubona n'ibikorwa aho mujya gusengera umuryango. Iriya spe ya komedi itanga ubutumwa bwiza niyo yanshimishije. Uburyo wowe n'umugore n'abana muzamuka ku musozi gusenga, biriya bituma n'utari kuwukurikirana akurikirana, kandi igikomeye ubutumwa butanga. So rero kugira innovation mu gutanga message umuntu agomba gutanga, kandi message nabonye zose nabonye ari message zubaka. Komereza aho ngaho, tuzavange. Asante sana. Oya sinzovanga, muzotuvuge neza iriya rwose, tuzanabavugira. Asante. Bavuganire ya. Reka wadusengeye isengesho rigufi y'umuryango. Mana, turagushima, twemera yuko ikiganiro nk'iki kiri mu bushake bwawe. Twemera yuko umuryango uri ku mutima wawe. Amagambo tuvuze ubwacu ni makeya kandi ni matoya, ariko wayakoresha akagera ku mitima y'abantu benshi. Akabwira abahungu kuba abagabo, akabwira abagabo kuba abapapa, akabwira abakobwa kuba abagore, akabwira abagore gutera intambwe bakaba abamama, akabwira abategura urushako ko rutegurwa, ko ari wowe wubaka ingo, kandi ko bafite role, bafite inshingano. Turagushima ku biganiro bigenda bikorwa, harimo n'iceno n'izindi zose zikora ibiganiro. Komeza ubagure, ubahe gutanga ubutumwa nyabwo sosiyete ikeneye muri iki gihe. Icyubahiro kibe cyawe none iteka ryose. Amen. Amen. Thank you. Urakoze cyane Bishop. Urakoze nawe. Turagushimiye cyane kuduheza umwanya wawe. Nubwo biba bitoroshe, Uwiteka aguhire muri byose. Urakoze. Asante. Thank you.